Mwaramutse Yesu ashimwe, turi kuri cano ya Gusenga by Mama Ebenezer. Rero ndagushuhuje, shalom mu gihugu cyose uherereyemo, shalom shalom. Njye wumva kuri mikoro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge muri iki gitondo, dushyire Yesu hejuru. Haleluya, ramburira Imana amaboko, ramburira Yesu amaboko, tubyutse turi bazima. Haleluya. Cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimba. Cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimba. Icyubahiro ni cyawe, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimba. Turakuramya, cyubahiro ni cyawe Mwami, wowe utuye ahirengeye, haleluya, hagati y'ibizima bine bihora biguhimba. Ndagukunda Mwami, cyubahiro ni cyawe Data, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimba. Urakwiriye Mwami, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Urakwiriye, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye, haleluya, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Urakomeye, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Urashoboye, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Uri uwo gusengwa, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye, haleluya, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Urashoboye, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Uri uwo kwizerwa, cyubahiro ni cyawe Yesu, wowe utuye ahirengeye, haleluya, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Amena. Amen, 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 amen. Umwami ashimwe, icyubahiro ni icya Yesu gusa, nta wundi ukwiye kubihabwa icyubahiro. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 14, igice cya 4 umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Haravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Morodekayi aherako aragenda abigenza uko yamutegetse. Amen. Amasengesho y'iminsi 3. Ukaba hari ibikugoye, ipfukama iminsi 3, nta kunywa nta kurya. Iminsi 3 Esiteri yasenze na Morodekayi n'ab'Ishushani n'abaja ba Morodekayi, nako n'abaja ba Esiteri, byahinduye ubuzima bw'ab'Ishushani bo mu bihugu byose bya Suwerusi. Aho umuyuda wese yari mu gihugu kwa Suwerusi byarahindutse. Uwari gupfa yagize ubuzima. Itegeko ryabicaga ryarahindutse, ahubwo rijya ku banzi babo. Iyo ukomeje iki gice mu gice cya 9, nako ikomeje iki gitabo cya Esiteri mu gice cya 9,
usanga aho bavuga ngo ni uko iteka n'itegeko ry'umwami birahinduka. Hari hariho itegeko ryo kwica abayuda, rirahinduka, ahubwo uwabagiriye nabi niwe wahaguye. Haleluya! Ibyo bari baranditse ngo abayuda bapfe birasibwa, bibivaho, hajya ahubwo abanzi b'abayuda bararimbuka. Iki ni igihe cyo guhinduza amategeko. Hari amategeko yaratwanditseho, ni igihe cyo kuyahinduza. Iminsi 3 hasi, dore nguyu Esiteri na Moridekayi batubera urugero n'abishushani b'uburyo tugomba kurwana iki gitondo. Niyo mpamvu natwe twinjiye mu yitatu tubwira Imana ngo Mana bihinduke, 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 bihinduke. Yesu dutabare, bihinduke, tugirire neza, bihinduke. Hagira ibihinduka mu buzima bwacu, hagira ibivaho, hagira ibikira mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi 3 yatumye Moridekayi ava ku irembo. Moridekayi yabaga ku irembo aho ngaho, araza ajya ibwami mu nzu, abe nawe igikomangoma. Haleluya, haleluya! Niyo mpamvu tubwira Imana ngo Mana muri iyi minsi dutabare, tugarukeho, ongera utwibuke, dukure ku irembo, uturengere, udutabare, utwubahishe, utugarukeho, udutambutse. Haleluya! Utwibuke, udusohozeho amasezerano yacu. Ubu tugifite imbaraga, ntago ayo masezerano uzayabona ushaje, ntibikunda. Umuntu arasaza abwiza Imana ukuri, Imana ndasaza. Niba ari abantu uzabyara uzababyara ushaje, niba ari urugo umuntu azarujyamo ashaje, oya ntibikunda. N'ubu ngubu tugifite imbaraga, rero tumenya gusenga tubwiza Imana ukuri. Iminsi 3, shyira amavi hasi, shyira amavi hasi, reka ibiryo, utabarwe. Gira icyo ubwiye Imana, gira ibyo uretse Imana ikubone. Si uko itakubona, ariko kwiyiriza ubusa. Biravuze ngo amadayimoni akurwaho no kwiyiriza ubusa. Ngaho rero karibu dusenge. Haleluya! Muri iki gitondo gira ibyo ubwiye Imana. Bwira Imana ngo Mana hagira amategeko ahinduka ku buzima bwanjye. Bwira Imana ngo Mana ngarutse mu bihe byo gusenga. Bwira Imana ngo Mana ongera unyuzuze imbaraga zo gusenga. Narinaniwe, narindushye kubw'inzira z'ibizigu ndi gucamo, kubw'inzira z'ubutayaho ndi kunyura. Numvaga intege zicitse, numvaga ngabanukiwe, kubw'ibindushye, kubwaho ariko ongera unyuzuze imbaraga. Bwira umukora ngo ongera unyuzuze. Bwira umukora ngo Mana marayika wanyuzuze imbaraga. Haleluya! Muri iki gitondo ndagushimiye uwera we, uwera ndaguhimbaje. Isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Bivuga ngo ni wowe uyoboye, bivuga ngo ni wowe utegeka, bivuga ngo ni urihagije, uri El Shaddai, Imana ishobora byose. Warambwiye ngereka ndi El Shaddai, byari byanyobeye, urantabara Mana El Shaddai we. Niyo mpamvu tugarutse imbere yawe, nanjye nkeneye araho nkeneye ko wantabara. Igitondo Mwami turagarutse Mwami, ni wowe umutabazi dufite, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ongera utwuzuzemo imbaraga zo gusenga, ongera utwuzuzemo amahoro, ongera utubashishe imitima yacu, ongera uyikomeze, ongera udushyire ku rufatiro, ongera udushingishe amaguru yacu akomere. Haleluya! Mukara ongera utwuzure ibihe byo gusenga. Manura imbaraga zawe, dufata amaboko dukomeze. Yesu tubashishe mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu. Hari amategeko yari aturiho, ariko ibyo birenge amategeko, hari aho tutabashaga kurenga bariyeri, kubera amategeko yari ari mu mwuka wacu. Ayo ngayo mwuka wera nayabomagure, kubera ko mu mwuka wacu hari harimo inzitizi, nibiveho. Kubera ko mu buzima bwacu hari ibyatuburanyaga, ibyo nibiveho. Hari abatuburanyaga, Mwami Yesu, ibyo nibijye kure y'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Turengera iki gitondo, warengeye Moridekayi umukura ku irembo, warengeye Esiteri ntiyapfa, yitangiye bene wabo. Natwe iki ni igihe Mwami twahagurutse kuza imbere yawe, tukubwira ngo tuyirengere, tukubwira ngo dutabare, tukubwira ngo tugirire neza, tukubwira ngo duhagarareho, tukubwira ngo ibuka, ibuka, dutabare, tukubwira ngo Mwami usohoze Mwami. Yo aho
twari turi dutinze. Yo data wa twese, ibyo yashakaga kutwica kuko bashaka kwica abayuda, ibyo bidukize mwami, ubadukize mwami, urengera ubuzima bwacu. Yesu umva gusenga kwacu mwami, umva gusenga kw'abera. Zana impinduka mwami, zana impinduka. Byarahindutse biramenyekana nk'abanzi b'abayuda yo bararangira. Abayuda bashyiraho igitinyiro. Ni igihe wadutabara mwami, warangiza akantu kadushyiraho igitinyiro. Turabigusabye iki gitondo, kuri buri saha y'uyu munsi, manuraho ubutabazi bwawe, manuraho gutsindishirizwa nawe, manuraho gukora kwawe mwami. Urakoze Yesu, ndagushimiye, uri mwiza, ugize neza Yesu kutugarukaho. Mu minsi 3 yatumye abayuda babaho, natwe tubeho, natwe tugira ubuzima, tugira umugisha, tunezerwe. Wongere utunezeze, wongere utwibuke n'ibyacu n'abacu, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi uganze, ibitava kuri wowe byo byose biveho, mwuka urabikureho, ibyo utashyizeho byo byose biva. Marayika bagukureho mu nzira zacu, genda utazanura. Abamarayika baturinde, abagendana natwe, abadufasha mu mirimo yacu ya buri munsi. Uganze umunsi wose, turambitse mu biganza byawe. Asante Yesu Kristo, haleluya, amen, amen. Urakoze Yesu, amen. Umunsi mwiza. Niba ari ubwa mbere, ukore subscribe kandi wibuke gukora share, kugira abantu byukije baramye Imana nabo bisengere, twe kurutwa n'inyoni. Shalom.